Reka twongere tubasuhuze mwese bakunzi ba business isobanutse, mukomeze kugubwa neza aho buri wese aherereye kuri iyi si. Kuri mikoro ni Tite Kamanzi, turacyaganira kuri business twibanda kuri Pi Network. Uyu mwanya tukaba tugiye kuganira ku kintu cyerekeranye cyangwa se ku ngingo yerekeranye n'imyiteguro kuri Open Mainnet. Open Mainnet, imyiteguro irarimbanije. Imyiteguro irakorwa iti? Imyiteguro irakorwa mu buryo bukurikira. Imyiteguro ya mbere ni imyiteguro ikorwa na Pi Core Team, aho itunganya systeme yose uko yakabaye kugira ngo hatazabaho imbogamizi zimwe na zimwe cyangwa se izo arizo zose ku migendekere myiza ya Open Mainnet izaba ku itariki itaratangazwa, ahubwo iyo tariki ikaba izatangazwa nyuma y'itariki 31 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2024. Iyo myiteguro rero ishingiye ku kishingiye ku kuvugurura ama application cyangwa se ecosystem yose uko yakabaye. Niyo mpamvu murimo kubona abantu bamwe na bamwe bari mu kunanirwa ku accessinga services za Pi Network. Zimwe na zimwe tukitwaza amatelefone, tukitwaza ama network, tukitwaza ababikoze. Oya, ni bigaragara yuko ari Pi Network nyirizina. N'amakuru mfite cyangwa se amakuru nabonye nkesha ikinyamakuru cya Newsway, kiragaragaza yuko iyo myiteguro ikorwa kuri Pi browser, kuri KYC, kuri mining app, aho hose ndetse n'ibindi bitandukanye. Ni bigamije kugira ngo imigendekere myiza ya Open Mainnet itazagira imbogamizi. Kandi ibyo iyo bavugurura ntago ari ibintu bifata igihe kinini, ni ibintu bifata igihe kitari kinini rwose. Urwo ni uruhande rumwe rw'imyiteguro muri Pi Network. Urundi ruhande rw'imyiteguro ni imyiteguro ku bacuruzi batsinze muri hackathon ya Pi Network. Harimo nka za SIB Network, harimo nka za Binance, harimo nka za ama exchanges, harimo nyinshi cyane. Izo zose rero buri imwe yiteguriwe kuzafungurirwa kwemererwa kwakira Pi. Ni ukuvuga ngo ubundi turaza kukigarukaho, Open Mainnet izaba ifunguriye izo companies zose ko zifungurirwa kwemera kwakira Pi bakazishyura. Ubwo rero niyo wazishyura utagombye kuvunjisha ntacyo bitwaye. Imyiteguro rero y'izo companies zizaduha service n'ibicuruzwa bitandukanye tubishyura Pi, nazo zirimo kuvugururwa, zirimo kwitegura, zirimo kongerwamo ibihato, imbaraga, igishoboka cyose kugira ngo izaba ari system iteye neza kandi isubiza ibibazo by'abapioneers, aba ari ibijyanye no kubaha service cyangwa se ibicuruzwa bitandukanye. Indi myiteguro irakorwa muri rusange n'abapioneers, Pi community, niyo gutunganya cyangwa se kwita mbere na mbere ku bumenyi bw'imikoreshereze n'ibikorwa bikorerwa muri Pi Network, kugira ngo hatazabaho guhuzagurika bagakoramo n'amakosa, ndetse bamwe bikabaviramo kuba batakaza Pi zabo kubera ubutamenya, cyangwa se babikorewe n'ababisobanukiwe mu gihe batiteguye bakabahuma ku maso, bakabapfuka ku maso, bakaba bagira ibyo babangiriza. Gutegura rero, kumenya ese ibi bikorwa bite, ibi bisobanuye iki, ibi bikorwa ryari, ibi bigana he, ibyo byose byerekeye imikorere n'imikoreshereze ya Pi Network system cyangwa se project. Tugomba gutegura imitwe yacu tukabimenya kugira ngo tutazahuzagurika bikatugiraho ingaruka
mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Indi myiteguro ku bapreneurs ni iyijyanye no kubungabunga no kurinda konte zacu, kubungabunga no kurinda konte zacu kugira ngo reka mbabwire, urabona umuntu ntazi password arafata password akayitiranya na passphrase. Gusa icyo wumva uzarinda aho ngaho n'iki, nubwo byose bikwiye kurindwa. Ni ukuvuga ngo dukwiye gusobanura mu byo dukwiye gusobanukirwa kandi tukabiha agaciro, aribwo bwa buryo bwo kubirinda no kubibungabunga. Ni ukumenya iby'ingenzi dukeneye kandi dukoresha mu buzima bwa buri munsi muri P network. Harimo password twafunguriye konte, harimo verifications ubundi igizwe n'ibintu verifications y'ibintu bigera kuri 5. Verifications urazizi? Ese password yawe urayizi? Ese passphrase urayizi? Wallet address uzi icyo ari cyo, uza aho iri? Ni ikibazo. Ugasanga umuntu ntabwo abyitayeho, arumva ko hari abantu bazabimubikira, bazabimukorera, bazabimurindira. Ntabwo ari byo niwe bireba. Ikindi ni ukumenya ese ni ibiki nuzuza. Nizo verifications nari mbabwiye: gukora konte neza mbere na mbere, kuzuza verifications, kuzuza mainnet checklist, n'ibindi byinshi bijyana no kugira ngo konte yawe ibe imeze neza kandi irinzwe, yiteguriwe kuzakira cyakuzinjizwa muri open mainnet nta mbogamizi ifite. Ni muri ubwo buryo rero mboneraho guhora mpamagarira abantu bose bakeneye ubufasha. Mboneyeho no kubatangariza yuko kwa gatandatu tariki zingahe burera, tariki 2, nzajya gufasha abantu bari i Kigali. Iyo ushaka rero nawe kujya ku rutonde rw'abashaka gufashwa gutunganya ibidatunganye muri konte zabo nk'uko mbikorera abandi, wowe unyandikira kuri SMS isanzwe, ukanyandikira umbwira uti ndi kanaka, ndi i Kigali, nanjye nshyira ku rutonde rw'abazaza gufashwa ku gatandatu. Ndabikorera iki? Ubu ngubu ntabwo abantu bazongera kurirana ngo baze. Hari ukuntu umuntu azakirwa yicaye aho ngaho akarambirwa, bakagenda telefone ye ifite ibibazo, nkafata idafite ibibazo, akaba ariyo mbanza, ukabona wa wundi yagize ikibazo. Ubu rero ntabwo ari uko nguko bigiye kujya bigenda. Ubu ngubu buri wese azageza ku isaha namuhaye. Niyo mpamvu mugura mu nyandikire mbaye isaha, mbabwire ngo uraza isaha iyi, wowe uraza isaha iyi, nuyirengagiza ukaza mbere yayo ntabwo ndi bukwakire. Nuza nyuma y'igihe naguhaye, ubwo uraza guheruka abandi. Ako ngako naga promotion nabashyiriyeho ko kubafasha, we nyandikira, hanyuma nimara kubona contact zawe ndagushyira ku rutonde rw'abandi, hanyuma nanababwire ibisabwa dusangire amakuru ariko nkomeze kubafasha. Yemwe bari Burengerazuba, Amajyaruguru, Musanze, ndetse na za Ngororero, Nyabihu, Karongi, Rubavu, nimupange mbafashe. Narababwiye mwishyira hamwe kugira ngo amatike yorohemo yafatanije, ariko umuntu aze abafashe bive mu nzira. Reka nsoze nsaba buri mupayiniya wese kwihatira kureba gutunganya ibimureba mbere na mbere, ariko niba ushoboye no gufasha abandi bafashe, kugira ngo rwose iyi tariki 30 z'ukwa 11 itazabera benshi ikibazo. Nsoza nababwiraga ibijyanye no kwitegura launch ya open mainnet cyangwa se open mainnet, ariko izatangazwa nyuma y'itariki 31 z'ukwa 12 umwaka wa 2024. Ariko nanabibutsa yuko itariki 30 z'ukwa 11 ari itariki izaba y'agahinda kuri bamwe, kuko hari abazahanirwa kutuzuza ibisabwa kubera ko bahawe KYC mbere y'itariki ya 1 z'ukwa 7 uyu mwaka wa 2024. Rero ni mubikora mukabitunganya, ntabwo igihano kizabageraho, ariko nimutabitunganya byanga bikunda kizabageraho. Maze rero ararekwa ntashira. Ndasaba buri muntu wese rwose ubishaka kandi ubikunze kudukora subscribe kuba tarayikora, hanyuma ni mubishoboka kandi mudusharingire. Ariko kandi mbasabe kugira ngo mujye mwumva inkuru muyirangize kugira ngo ibagirire umumaro, mwumve ubutumwa bukubiyemo, hanyuma dukomeze gufatanya urugendo tuzarwambuke tugere
aho dushaka dufatanyije kandi tubikwiriye. Maze rero buri mupayiniya wese ndamwifuriza kumayininga, muhitura amayininge kandi yuzuze ibyangombwa kugira ngo twese tuzinjirane mu munezero wa Pi Network. Ikiganiro nakagaruka, mukomeze mugubwe neza naho ubutaha.